Bikingi ni umudugudu ugizwe n'inzu 180 zatujwemo abaturage b'amikoro make bagize imiryango 360. Iyi miryango ihuriye ku cyita rusange cyo kuba idashobora kubona ubushobozi bwo kwiyishyurira icumbi. Igizwe n'abanyarwanda birukanwe muri Tanzania, abahungutse bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abari basanzwe batuye mu karere ka Nyabihu ariko bagaragaza amikoro make cyane. Nkuko bigaragara inyuma n'amazi asakajwe amabati ateye karabasasu kandi buri nzu isangiwe n'imiryango ibiri. Ubutaka bwubatsweho uyu mudugudu bwatanzwe na leta, naho umuryango utabara imbabare mu bidasanzwe Croix Rouge wubaka amazu. Abatujwe muri aya mazu bagaragaza ko hari icyo yahinduye ku buzima bwabo. Croix Rouge yaratwubakiye idukura mu mageneka, ituzana tutishoboye, irangije iratwubakira. Ubwo rero itwubakira gutya gusa ariko ntiyakinga. Muri rusange ugutuzwa muri aya mazu kuri abaturage birashimishije, ariko nkuko byumvikana biragoye kuganira n'abaturage b'uyu mudugudu ngo ubone ushima gusa ngabure gusa umwanya wo kunenga ibitagenda neza nubwo yaba yaratujwe heza. Aho mboneye inzu nuko ntagira aho mpinga. Akamaro bimfitiye imvura iragwa na bunyagirwa. Ibindi ubuzima ntabwo ari bwiza. Nuko maho guhinga icyo ni kimwe. Nuko utoheza umuriro w'amashanyarazi dufite telefone hanga yanzimanye do. Aba baturage batujwe heza babangamiwe bikomeye no kuba nta cyangombwa cy'ubutaka cy'inzu zibwubatsweho bafite. Ibi bituma batabasha kuva muri izi nzu ngo bajye gushaka imibereho yazamura umuryango, kuko ngo ubikoza atya inzu ye ihita ihabwa abandi. Izi nzu nta cyangombwa cyazo tugira. Ubu ntabwo naje gupagasa ngo mbonye akazi Buganda nangwa muhehe ngo ngende inzu yanje nyisige. Ndamutse nyisize baraza bakayifungura bakayihereza abandi. Ngo inzu ni za leta. Ubwo rero ugasanga ari ikibazo. Ndimbati Pierre Claver, umuyobozi ushinzwe igenamigambi muri Croix Rouge y'u Rwanda, ariyo yubatse aya mazu, avuga ko aya mazu yubakiwe abaturage ngabe ayabo bwite, ngo gutinda kuyandikwaho kundi byabazwa ubuyobozi bwite bwa leta. Ari amazu nayabo nayabo urabyumva. Bubaka ari amazu hari abatuye mwabonye niho amashitingi yabo yarari. Tujya gutangira kubaka buri mugenerwa bikorwa nawe yarakoraga, ariko icyo kibazo sinikibazo sinakwita ko ari kibazo, kuko ubuyobozi bwite bw'ibanze ntabwo ari twese tuzajya gusaka ibyangombwa, barabikurikirana. Ariko icyo twashaka gukora twaragikoze, ibindi bizakorwa kandi ubuyobozi bwite bwa leta buzabikora. Impungenge z'abaturage zimarwa n'ubuyobozi bw'akagari ka Kijote batuyemo. Ubusobanura bute ugutinda kuyandikishaho beneyo? Gashegu Kariwabo Justin ni umunyabanga nshingwabikorwa. Kugiriza impungenge kandi baranabize, twari basobanuriye abagiye kuyandikwaho vuba cyane. Twamaze kuvugana n'ikigo cy'iyandikwa ry'ubutaka, bari hafi kuza kuyabandika aya mazu akaba yabo. Gusa icyanatinzeho nuko gutuzwa kwari kigikomeje, kuko abenshi bagiye batuzwa ugasanga bamwe baratuzwa ariko baregetse bashaka gusubira iyo bari. Ubwo rugeze isaha amazu bagiye kuyandikwaho bidatinze. Uretse ikibazo cyo kuba abaturage batujwe muri uyu mudugudu batarahabwa ibyangombwa byerekana ko abanditseho, hari n'abavuga ko inzu batujwemo zidakinze neza kuko ngo zashyizweho urugi rw'irembo n'urw'igikari, imbere mu byumba barahihorera. Hari n'ababa muri aya mazu bayakodesha ku buryo byatera impungenge kuko utishobora kwa bamwe mu bayahawe mbere bahitamo kuyakodesha aho kuyasiga yonyine bakajya mu nzu zabo biyubakiye birinda ko yahabwa abandi, nk'uko bamwe muri abaturage babidutangarije. Ni mu mudugudu rwagati wa Bikingi, ni mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Uburengerazuba, aho twasuye abaturage batishoboye batujwe mu mudugudu nyine. Bamwe bavanywe muri Tanzania, abandi nabavuye muri Kongo, ariko bagaragaje ko hari ubuzima bwabo bwahindutse nyuma yo gutuzwa muri aya mazu. Banagaragaza ko ariko hari igice cy'ubuzima bwabo cyagombye gukomeza kwitabwaho kuko amazu batujwemo ngatujuje ibyangombwa. Bavuze ko nta muriro w'amashanyarazi bafite, ntaho guhinga hagaragara, bafite ibi byose bikubiye mu byifuzo by'aba baturage twasuye. Jehome Munyentwari, Royal TV, mu karere ka Nyabihu.